Imana iri kuvugana na buri umwe wese ku rwego international ku isi, ntabwo ari muri iki gihugu gusa. Umwuka w'ukuri aje ku bantu bakora uyu murimo w'uburaya, kandi aje ku bantu benshi cyane. Muri mwe harimo benshi ndimo ndabona ukuboko kwiza k'Uwiteka kurushirizaho kugendana namwe mu bihugu bitandukanye. Ndimo ndabona mutanga ubuhamya, abakobwa n'abahungu benshi. Imana irabakoresheje mu rwego rwo gutanga ubuhamya. Hariho n'abagiye ku maradiyo kuvuga ubu buhamya, kuvuga aho Imana yabakuye ndetse n'aho ibagejeje uyu munsi. Ndimo ndabona abajya ku mateleviziyo atandukanye kuvuga iby'ukuboko kw'Imana, kuvuga iby'imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. kandi twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ubutumwa bwiza TV. Reka tuvuge ngo aho muri hose, ahantu hatandukanye ku rwego rw'isi, tubahaye ikaze cyane, kandi nongeye kubakumbuza kurushirizaho kuryoherwa n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buraryoha. Ubutumwa bwiza riba ari ifunguro ryatekeweho, ntabwo riba ari ifunguro rimaze iminsi ngo rishobora gutuma umuntu agubwa nabi cyangwa agugara muri we mu buryo bwo mu mwuka. Oya, ubutumwa bwiza, reka nkubwire, ubutumwa bwiza buraryoha. Ubutumwa bwiza buraryoha bene data. Iyo wagize amahirwe, iyo wagiriwe ubuntu bwo kugira amatwi yo kumva ubutumwa bwiza, buraryoha cyane. Rero reka mvuge muri rwa rurimi abantu benshi bakunda gukoresha, reka mvuge nga peti, turyoherwe. kandi rero mwuzaniye ijambo rivuga iki? Mwuzaniye ijambo ririmo rirakubwira ngo ndumva umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu bakora umurimo w'uburaya. Imana iri kuvugana na buri umwe wese ku rwego international ku isi, ntabwo ari muri iki gihugu gusa. Umwuka w'ukuri aje ku bantu bakora uyu murimo w'uburaya, kandi aje ku bantu benshi cyane. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe, wowe uri muri uyu murimo. Umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. kandi Imana irabakunda, kandi Imana ibafiteho umugambi mwiza. Ibyo yibwira kubagirira ni byiza, kandi ntabwo ari ibibi. Reka nkubwire, nimba hari abantu bagiye gukizwa, bagakizwa ari benshi, amazina yanyu akandukurwa mu gitabo cy'abarimbuka, aya mazina akandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ndumva Uwiteka avugana nanjye, kandi ariko avugana namwe ngo umwuka w'ukuri arabamanukiye. Yego, reka twinjire mu ijambo. Turasoma ijambo riboneka muri Yohana, ibice byaho ni ibice 12. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa 3. Havuze iki? Haravuze ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza n'amadahano y'agati kitwa narada. Aya mavuta, ijambo riratubwira ko ari amavuta y'igiciro cyinshi. Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Uyu Mariya ni mushiki wa Lazaro. Lazaro wa wundi Imana yazuye binyuze muri Yesu Kristo hariya i Betaniya aho ngaho.
uyu Mariya umwuka w'Imana yaje kumuzaho yumva ineza y'Imana ku buzima bwe, yumva ineza y'Imana, yumva urukundo rw'Imana. Yibuka ukuntu Yesu yajyaga abasura akabaganiriza mbere y'uko Lazaro ava mu mubiri, kuko bene data ntabwo bapfa, ahubwo bene data barimuka. Mbere y'uko Lazaro yimurwa akava mu mubiri akigendera. Oh haleluya! Yajyaga akabasura bakaganira amagambo meza, bakagirana ibihe byiza rwose. Mu gihe cyose Yesu yajyaga abasura bagasangira bakagirana ibiganiro byiza, ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabanaga nabo. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo bajyaga babonera amafaranga aho abandi bayaburiye muri kiriya gihe cyabo. Ndi kumva ijwi rimbwira ngo bajyaga babona amagifuti atandukanye, kubera yuko ukuboko kwiza k'Uwiteka kwabaga kuri hehe, kwabaga kuri ku buzima bwabo. Kandi ubwo Yesu yajyaga abagenderera bagasangira amafunguro y'ibyo kurya, bagasangira n'ibyo kunywa. Ariko uyu mushiki wacu Mariya yakoraga iki? Yajyaga akora umurimo w'uburaya. Uyu murimo yajyaga gukora. Rero igihe kimwe Imana yararangije kuzura Lazaro mu gihe cye ava mu mubiri, Yesu yaje kuza muri iziriya nce bari barimo n'ubundi, agira ibihe byo gusangira na bene data bari barimo ba Simoni, bari barimo na ba Marita, bari barimo na bene data bandi na bashiki bacu kuri uriya musozi. Benshi bari bazanwe aho ngaho nuko bumva yuko wa muntu ukomeye witwa Yesu wazuye Lazaro, bari babaye benshi cyane kubera ko bari bicajwe no gusangira na Yesu Kristo. Kandi muri abo bantu bari barimo bari aho ngaho bafata amafunguro, ndi kugira ngo ngubwire ngo na Lazaro wa wundi Yesu yazuye nawe yarari aho ngaho. Mariya aza gukurura ineza y'Imana, aza gukurura ukuboko kw'Imana, umwuka w'Uwiteka amuzaho, umwuka ukuraza kuri Mariya. Mariya yari umuntu ufite igikundiro mu buryo bw'igihagararo. Reka nkubwire, yari afite uburanga bukurura umusore wese, yari afite uburanga bukurura umugabo wese, biri ku rwego rw'interinasiyonali. Yari umuntu, reka nkubwire, n'abagabo bafite ingo zabo bajyaga babasha kumureba n'amaso yabo. Reka nkubwire, bakamubaza izina, bajyaga bamubaza izina mama we, papa we, bajyaga bamubaza izina baba, bajyaga bagira bate, bajyaga bamubaza izina. Kandi umwuka w'ukurumuzaho. Reka nkubwire, ntabwo yisigaga amavuta ya rubanda rugufi. Yari umusirimu, yambaraga neza, yaryaga neza. Ikindi kirenze kuri icyo ngicyo, amavuta yisigaga ni amavuta ari interinasiyonali ku rwego rw'isi. Ni amavuta ushobora kwisiga wakinjira muri market, umuntu wese akumva ayo mavuta. Wakinjira mu ndege urimo ugenda wuriye, urifite urugendo rw'indege, ubaye wisiza ayo mavuta kubera ko ari interinasiyonali ku rwego rw'isi. Umuntu wese uri muri iyo ndege abasha kumva impumuro y'ayo mavuta. Winjiye muri bisi, winjiye muri ritiko, ahantu hose waburi, inzira yose waburimo ugenda, ayo mavuta afite uburyo bwo guhumura biri mu rwego rudasanzwe, kuko ari amavuta ari interinasiyonali ku rwego rw'isi. Ayo mavuta arahenze. Ayo mavuta
yagurwaga amafaranga y'amadenariyo, yari yaraguzwe amadenariyo menshi, ku buryo abantu bari bateranijwe no gusangira. Ubwo umwuka w'Imana wazaga kuri Mariya agatangira kuyadudubiriza kuri Yesu ku birenge ahantu hose, babaye nk'abikangamo, baravuga batari ku bundi aya mavuta wayashyira ku isoko ko harimo amafaranga menshi, nitwafashisha abakene ndetse natwe tugatangira tukirira inkoko n'ifiriti. Ariko kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana yari yarangije kuza hehe? Yari yarangije kuza kuri Mariya. Mariya abona ari umuntu udasanzwe uri muri iryo teraniro. Reka nkubwire, umwuka w'Imana aje ku ndaya nyinshi, aje ku bantu bakora uyu murimo w'uburaya muri iki gihugu. Umwuka w'Imana aje ku bantu bakora, ndi kubona mu murwa wa Dubai, ndi kubona umwuka w'ukuri asatiriye abantu benshi b'igitsina gore bakora uyu murimo w'uburaya. Ndi kubona umwuka w'ukuri arabamanukiye, kandi Imana y'amahoro irahageze Dubai. Imana y'amahoro igeze i Kerefete mu Budage mu murwa. Imana y'amahoro irahageze, umwuka w'ukuri abajeho, kandi umwuka w'ukuri araje. Ageze hehe? Ageze ku bantu bakorera uyu murimo ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi. Ndimo ndabona umwuka w'ukuri. Umwuka w'ukuri aramanutse, amanutse ku bantu bakora uyu murimo w'uburaya ku rwego rw'isi, ku rwego rw'interinasiyonali, no kuri uyu mugabane turiho w'Afurika. Imana y'amahoro iriyiziye ku buzima bwanyu. Imana ije kubasohoreza amasezerano. Hari ibintu byinshi ije gukura mu magambo, ije gushyira mu bikorwa, kubwo kugira ngo mugire mute, kubwo kugira ngo muparike iyo mirimo mwakoraga iteye gutyo, kugira ngo mwinjire mu masezerano yanyu. Ndimo ndabona abantu benshi bakora iyi mirimo, uyu murimo w'uburaya. Abenshi binjiye mu nzu zabo, abenshi ndi kubona bahabwa amakontake, abenshi bahawe imodoka zabo, kandi ndi kubona harimo benshi bahabwa visa bakajya hehe? Bakajya ku mugabane w'Uburayi, bakajya muri Amerika, bakajya ahantu hatandukanye. Reka nkubwire, muri mwe harimo benshi ndimo ndabona ukuboko kwiza k'Uwiteka kurushirizaho kugendana namwe mu bihugu bitandukanye. Ndimo ndabona mutanga ubuhamya, abakobwa n'abahungu benshi. Imana irabakoresheje mu rwego rwo gutanga ubuhamya. Hariho n'abagiye ku maradiyo kuvuga ubu buhamya, kuvuga aho Imana yabakuye ndetse n'aho ibagejeje uyu munsi. Ndimo ndabona abajya ku mateleviziyo atandukanye kuvuga iby'ukuboko kw'Imana, kuvuga iby'imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Kandi reka mbabwire, ukuboko kwiza k'Uwiteka kubanye namwe cyane. Ukuboko kwiza k'Uwiteka gukoze igitangaza aka kanya. Ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona ibitangaza. Ntabwo ari igitangaza, kuko ndimo ndabona ibisubizo bya benshi. Ndimo ndabona hari abantu bava mu mva. Ndimo ndabona
hari abantu benshi Imana iri gukura mu mva ibaha ubuzima. Ndimo ndabona abantu bari barakakaye, abantu bari baragiye batsikamirwa na karande zaho bavutse, ndetse na karande z'abagabo mwagiye muryamana nabo mu buryo bugize bute, mu buryo butandukanye. Marayika w'Umwami Imana aracagaguye, cagaguye ingoyi, cagaguye iminyururu. Reka nkubwire, ndimo ndabona iki? Ndimo ndabona umucyo w'Imana ku buzima bwa benshi. Bakora iki? Bakora uyu murimo witwa uburaya. Umwuka w'ukuri ugize uti? Umwuka w'ukuri uraje. Kandi reka nkubwire, mugiye kumenya ukuri. Ukuri niko konyine kuri buze kuba batura. Reka ngusetse, uzi ibintu Mariya yakoze? Ndagukumbuje. Umva ibintu Mariya yakoze. Iyo ukomeje gusoma aha hantu kuri ibi bice 12 bya Yohana, uhereye ku murongo waho wa mbere ugakomeza ukagenda, ndetse uraza gusoma no muri Matayo ibice 26 ku murongo waho wa 6 ugeze kuri 13. Uraza gusoma no muri Mariko ku murongo waho wa Matayo ibice 26 uhereye ku murongo wa 6 kugera ku wa 10 na kangahe, ku wa 13. Uraza gusoma aya makuru urayasanga he? Reka nkubwire, aya ngaya ni amakuru atariho ivumbi. Bakundwa ubutumwa bwiza TV. Aya makuru urongera kuyasanga he? Ni amakuru atariho ivumbi rwose. Urakomeza uyasange muri Mariko ibice 14 uhere ku murongo wa 3 uze kugera ku murongo wa 9. Umva ikintu gishyashya biri kureka nkubwire. Mariya nawe ubwe yakoze igitangaza. Yakoze igitangaza muri uko gusangira ko mu buryo bwa nimugoroba se cyangwa ko mu buryo bwa nijoro, kuko bari bateguye amafunguro. Hari iki? Hari amakesha. Abantu benshi banyeganyeze barimo barajya hehe? Barimo barajya muri icyo gitaramo cyo gukora amakesha kubw'uko Yesu Kristo yari yaje aho hantu. Mariya yitegereje Yesu, aramwitegereza. Reka nkubwire, yibuka ukuntu ajya ha serivisi nziza abagabo. Reka nkubwire, iyi serivisi nziza yahaga abagabo ni iyihe? Yaje kwibuka umurimo ajya akora mu rwego rwo gukurura abagabo cyane. Yajyaga akora umurimo wo gusoma. Yari afite uburyo asoma abagabo, niyo mpumuro nziza y'ayo mavuta yajyaga yisiga ari special ku rwego rw'isi. Yari afite ukuntu asoma abagabo. Reka nkubwire, umugabo wese agahita yibwiriza. Yitegereza Yesu, abona ari mu ishusho y'abagabo, aramwitegereza, aramureba. Koko yakoze iki? Umva ikintu yakoze. Uzi ikintu yakoze? Yafashe ya mavuta ayadudubiza no ku birenge bye, afata wa musatsi mwiza yajyaga ajya guteguza ku masaro ari special ku rwego rw'igihugu yari arimo. Afata wa musatsi wari muremure cyane, awuhanaguza ibirenge bya Yesu Kristo. Arawuhanaguza. Kubera iki? Kubera ko umwuka w'Imana yari yarangije kumuzaho. Mariya yari yarangije gufata umwanzuro wa nyawo. Reka nkubwire, hari abafiyemeri bari gufata umwanzuro aka kanya turimo turavugana, kuko umwuka w'Imana yarangije kubazaho. Hari abakobwa benshi ndimo ndabona barangije gufata umwanzuro, kandi arangije gukora ibyo ngibyo. Aramwitegereza, aravuga ati abandi bagabo bo njya mbasoma ku munwa, ariko yarunamye we. Reka nkubwire, yarunamye asoma ibirenge bya Yesu Kristo. Abona adakwiriye kugira gute? Abona adakwiriye kumuha kabizo uko ku munwa, arunama amusoma ibirenge. Yarunamye amusoma ibirenge.
abantu bari bari aho ngaho bakanura amaso, batangira kwibaza ibintu bitandukanye, batangira gushonana inzara, baravuga batari ko buriya Yesu Kristo wabashije kuzura Lazaro tukaba tumubona yicaye aha ngaha, twari twaramaze gushyikira ko yarangije kunukira mu gituro, ntabwo abona iriya ndaya imuhagaze hejuru. Ubundi buriya Yesu Kristo kubera ko ari Imana idahishwa, amenya ibiri mu mitima yabo, abwira ahereye kuri nyir'urugo Simoni, amubwira iki? Aramubwira ngo kuva ngeze aha ngaha muri mwebwe nta n'uwamaye agaciro n'icyubahiro mfite, kuko ndi Imana irimo iragendagenda muri mwe, muri Yesu Kristo ntawigeze anyoza ibirenge byibura ngo muheshe n'umugisha. Ariko kuva ngeze aha ngaha umwuka w'Imana yaje kuri Mariya, amavuta y'igiciro cyinshi ayashyize ku birenge byanjye, umusatsi we yatunganije akoresheje amafaranga menshi, amadenariyo menshi. Uwo nguwo yawufashe niwe ahanaguje ibirenge byanjye. Yanyitegereje abona ukuntu ajya asoma abagabo benshi bari ku rwego rw'interinasiyonari ku isi, abona adakwiriye ko umunwa wanjye yawuhuza n'uwe. Dore ikintu yakoze, yansomye n'ibirenge. Mwebwe muri aho ngaho mushishikajwe no kurya, mushishikajwe no kunywa, uyu nguyu yakoze iki? Yakoze igikorwa cy'interinasiyonari. Ahereye aka kanya ibyaha bye arabibabariwe, ahereye aka kanya ahindutse umuntu wo kwemerwa n'Imana n'abantu. Uretse n'ab'iki gihe nabo mu gihe kizaza, ibi bintu bizandikwa hehe? Bizandikwa mu gitabo cy'amateka, kugira ngo buri wese azamenye yuko uyu mugore yakoze igikorwa kidasanzwe ku rwego rw'isi. Rero bakundwa mu mwami, nuko nguko byari byubakitse. Imana y'amahoro ihaye agaciro kandi isohoreje amasezerano abantu benshi cyane, benshi cyane. Imana igize ite? Imana ibasohoreje amasezerano, kandi ndimo ndabona Imana igira gute? Ibinjiza ahantu hadasanzwe, kugira ngo mugire mute? Kugira ngo namwe hazandikwe iki? Hazandikwe amateka y'abantu benshi bagiye kuzumva aho Imana yabakuye, ndetse naho igiye kubageza, naho Imana igiye kubinjiza muri iki gihe cyanyu. Imana ishize ikimenyetso ku bakobwa benshi, ku bafiyemeri benshi, ku bantu benshi bakoraga uyu murimo, ndetse n'abajyaga babikora mu rwego rw'ibanga batazi neza ko ibi bintu byaba bizwi. Imana ikoze ikintu gikomeye. Ukuboko k'Uwiteka Imana kubanye namwe, kandi reka mvuge iki? Reka mvuge ngo mbifurije kurushirizaho kugirira umugisha k'Uwiteka Imana, kandi mbifurije iki? Mbifurije ubu buhamya bwiza kuzabugeza no ku mpera y'isi, bikamenyekana yuko Imana yari iriho mu gihe cya Marita, n'uyu munsi wa none iracyakora, kandi ntabwo yigeze ihinduka, nta nubwo izahinduka, nta nubwo ibiteganya. Iyi Mana niyo ikoze igitangaza ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi byo muri byose ndetse no ku bwa byose mbifurije iki? Ukuboko k'Uwiteka Imana gukomeze kuboneke kandi kugaragarwe ku buzima bwanyu. Imana ibaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubitaho bakundwa.